So warageze amahirwe ukabona amanota 50% nawe ufite amahirwe kuba wajya kwiga kaminuza. Cyase two principal passes ku bantu basoje umwaka mu mbere y'umwaka 2024. Muri iyi video tugiye kuza kubasobanura neza uburyo ki hano muri Utab haje kuboneka amahirwe. Rero niba nawe waragize amahirwe ukabona diplome yawe, abantu bagize mu diplome abenshi nabagize 50%, uze guhita ureba uburyo ki wakora application, usabe hakiri kare aya mahirwe rwose aje abasanga. Hano nkuko uyibona bavuze ngo at least with at least 50% of marks or 2 principal passes for the applicants who completed secondary school before 2024. Ubwo aya mahirwe muze guhita muyagerageza, ni scholarship opportunity ije kuba iboneka. Rero tutagiye kuba dutinda, hano Utab murayizi ni University of Arts and Technology of Byumba. Tugiye kuza kureba opportunity ibashije kuza kuba iboneka, turaza kubasobanurira neza eligibility criteria ibisabwa kugira ukora application, turaza kubasobanurira neza igihe cyo application izarangirira, tubasobanurire amadokima akenewe uze kuyategura neza witonze, asigaye tuze kubereka n'uburyo ki aya madokima yawe urayashiramo. Noneho twebwe igihe ukeneye ko tugufasha gukora application nta kindi tuba duharanira, wowe ni ukubona ko wagiye kwishuri kandi byakunze neza, ututwandikira kuri nimero zacu tuba twabasigiye arizo 0727750022. Igihe ushaka kwinjira muri group ya WhatsApp kuko abahaboneka andi ma opportunity menshi atandukanye, uraza guhita utwandikira ati Onebu fasha unshire muri group yawe ya WhatsApp, cyangwa se ure muri description kaza kuba twayishize masiga nawe uze guhita joining. Niba ari bwo bwa mbere ugeze no kumiyoboro Onebu opportunity ya Rwanda, wakanda subscribe, share and comment, asige tukagenda tubana gatanu ku kandi. Rero tudatinze tugiye kuza duhite tureba uburyo ki waza kubona iri tangazo. Wowe uraza wandike www.utab.ac.rw, uraza guhita ugera kuri ino website turiho. Noneho wowe uraza guhita uza hano hasi cyane urebe kuri notice board. Hano nugera kuri notice board uraza guhita ubona hano iri tangazo. Rero iri tangazo uraza guhita urikandaho rize kubasha kuba rifunguka. Noneho niriza gufunguka nawe uraza guhita uribona gutya turibonye hano. Ubwo hano wakanda download ukarisevinga, hasigaye ukaza kuba warisoma neza. Rero tugiye kuza twebwe turifungure turebe atese bimeze bite, hasigaye abakora application muze guhita mwihuta byihuse. Rero hano kugira ngo ukore application cya mbere ugomba kuza kuba ufite amanota 50%, ukaza kuba ufite diplome yawe niranga muntu yawe. Ibyo ni ibya mbere byibanze ugomba kuza kuba ufite, asigaye ukaza kuba ushaka n'ibindi byangombwa bibakeneye kugira ngo uze kuba waba admitted muri Utab. Hano batangiye bavuga ngo application for financial support to study at Utab. Hano rero ni ugukora application wowe applying for scholarship ukishyurirwa, asigaye ukazaba wishura nyuma. University of Utab and Arts of Byumba in partnership with Chancen International invites applicants from eligible candidates for study now and pay later financial scheme to pursue undergraduate study at Utab. Rero hano wowe ikintu usabwa ni ukuza gukora application ukaza gusaba uno mushinga Chancen International ikakwishyurira, asigaye wowe ukazaba wishura nyuma warasoje kwiga urabonye n'akazi. Chancen kunikora ikwishyuza ruko ufite akazi nibura kaguhemba amafaranga arenze 80 kuzamura. Noneho hano amasomo ahari ushobora kuba wakoramo application, hariho Bachelor of Science with Honor in Animal Production. Ubwo ku bantu bize science muze guhita mugerageza ahangaha nimwe muba muri eligible cyane. Bachelor of Science with Honor in Crop Production, hano n'ama science nanone muba mwagerageza. Hakaza Bachelor of Science with Honor in Forestry and Natural Resources Management, hano n'ubundi n'ama science naho abakora gusa n'ibindi byose ama geography namwe mwaza guhita mukora application. Hakaza Bachelor of Science with Honors in Renewable Energy, ni ibintu bya technology murabyumva neza. Noneho hakaza Bachelor of Arts in Social Work ku bantu bize social work, abantu bize amahege, abantu bize amahegeri, abantu bize biki, mwese mwemere kuza gukora application hano, cyase ku bantu bize amese n'ibindi byinshi bihuriye na humanist. Ubwo noneho hano niyo mu program ahari tugiye kuza kureba Chancen International cover education cost during the study period. Nuvuga ngo Chancen itikusha amafaranga yose y'ishuri igihe cyose uzamara uri kwiga. Isa beneficiary should agree with after graduate they will start pre-payment which is appraised when they start earning an income and carry with study pay and yes. Ubwo nukuvuga ngo iyo usoje kwiga wowe uba wabasha kugira iki wishuraho make bijyanye n'uburyo ki guideline cyase uburyo ki programme ya Isa imeze. None hano kuvuga ngo application must be submitted. Ubwo nukuvuga ngo hano ugomba gukora application bitarenze tariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi. Okay, hano amakuru yose kuri no website arahari. Ushaka gukora application witangira ahangaha. Kugira ngo ukora application ugomba kuza kuba ufite
nuza diplome yawe iriho umukono wa noteri. Hano turaza kubereka impamvu diplome ariyo ibiri nziza kuba wayikoresha rather than using your result slip, kubera ko araho bagusaba nuza certificate number kandi ibiri kuri diplome gusa ni ya mibare ibiri kuri diplome kuri diplome hasi. Sinzi niba nayibona nkayibereka. Dore hano urabona hano hari imibare ibihari niyo baba bari kugusaba. Noneho ubwo igikurikiyeho wowe ukaza kuba unafite nibura biroti zawe kuko nazo barazigusaba ariko utanazifite nta kibazo wakora application. Ubwo hano nuvuga ngo application must meet Utab admission requirement and comply with income share agreement. Rero hano kuri Utab nk'ibisanzwe ugiye gukora application usabwa kuba wasubmitinga n'amabiroti yawe nibura ayo mu wa 4 mu wa 5 no mu wa 6, ariko hano isa ikibishaka wowe nukubona ko ufite diplome yawe ukaba ufite nayo manota. Niyo mpamvu ugomba kuba uje nibisabwa kugira uje muri Utab. Admission to Utab does not automatically grant financial support. Nukora application muri Utab bakagufata ntabwo bivuze ko uzabonye scholarship, ahubwo uzakorana application kuri Chancen none uje no mu ma workshops baba bafite kugira ngo bagira nyine mbere yuko utangira kwiga. None kandi are granted Chancen insa financial support will be officially notified in the collaboration with Chancen and Utab to start their studies with Sep-Intake. Ubwo nukuvuga ngo aho bazafata rwose muzahita mutangira kwiga, muzatangira kwiga mu kwezi kwa 9. Abariho bazahita babamenyesha nyine abo bazaba bagize ikibafasha. For the information please contact the following number. Ubwo hari andi makuru ukeneye hano hari nimero bashizeho, ni nimero 5 waza guhita uhamagara rwose bakaza kuba bagusobanurira ibindi birenze utabashe gusobanukirwa muri no video. Hano byakorewe Byumba ku 22 ukwezi kwa 6 2026. haba noneho urabona yuko bashizeho n'umukono ndetse n'umuyobozi vice chancellor wa Utab aba yashize asinyawe nyine. Ubwo hano ikintu cya wowe usabwa nukuza kuba wareba none uburyo ki ukora application. Link for application rero tuba twabashije muri comment. Reba ngiyi hano, reka tuyikande tuyifungure none turebe uko biza guhita bigira iki bigenda. Okay, murabona yuko link yafungutse. Tugiye kugerageza dushiremo amakuru atari yo nyine, nukuvuga ngo kuko nta muntu ndimo ndakora application ngiye kugenda nshiramo amakuru runaka none turebe ukuntu biza kuba byagenda. Finally deka tuze kwifashisha wenda kanandikemo tumwesige, nandikeho Onebu. Gender turahaza guhitamo of course ngiye ndi umusore, turahitamo Muri. Noneho kubijyanye na marital status shireho Mariest akadushiraho single. Imyaka dushireho 1995 tariki ya mbere yo kwa mbere nkuko abantu benshi ariko tugenda tubisanga. Noneho hano spouse nta muntu nta mufasha mfite harura hareka. Buff country turaza duhitemo igihugu wavukiyemo, for example kadushireho Uganda. Noneho hano kuri national ID ushobora kuza gashiramo imibare igize iri kwiranga muntu yawe. Nationality, present nationality dushireho u Rwanda. Noneho kuri sector ushobora dushiraho baserurindo nibyo bise biza. Noneho seri simbizi ngo harazi ariko seri n'ibindi byose ugende wuzuza nyine kugira ngo ubone uko waza kugira. Rero hara dushireho email tumwesige Onebu. Noneho ndumva ibindi byose biraza kuba birangiye. Selecting sponsorship. Hano kuri sponsorship urihangana cyane ugahitamo Chancen kuko ariyo izishura. Noneho ubwo hano kuri guardian number ushobora gushiraho gutya ugakomeza. Urabona ko hano hantu tugeze abahita bagusaba amakuru ajyanye naho wize. Reka dupfe gushiramo ayo tubona dushiremo gutya. Noneho certificate wayikuye muri NESA. Hano kuri compression ya dushireho wenda ko nasoje wenda 2020 huzuye. None tuze dushiremo combination amanota. Hano grade ku manota hano niho uza gushiramo amanota wagize. Yego. Noneho hano uze guhita ushiraho ya number, certificate number twayibonye bitangijwe na AA2. Noneho hano ushireho index number, ahasigaye uze guhita ukanda next. Ubwo iyo ukanze next uhita ugera hano ugaselectingamo campus ni ingi Byumba, bakakuzanira hano option. Ngo nuva option hano uhitamo umwaka wa mbere ugahitamo amasomo uziga. Amasomo ugomba guhitamo amasomo twabonye ku tangazo kugira ngo abariyo bazahita bagusupportingiramo. Uhise mandi ntabwo bikunda. Intake rero uraza guhita ushiraho September kuko ariyo tugiye kuza kwinjiramo.
uhitemo hano day kuko Chancen inshuro nyinshi yiguha scholarship ugomba kuziga. Hano rero urahita ubona ya madokima nkuko twayavuze, hakenewe documents to be uploaded, hari upload high school certificate, hakaza upload high school report at least 3 years, ubwo ni mu wa kane, mu wa gatanu, mu wa gatandatu, upload national ID, urumva none upload sponsorship document if any. Hari ikigo wenda cyakubwiye ko kizagufasha hano, wahita ushiramo iyo document baguhaye, ariko kuva ntacyo uri kwa applyinga muri Chancen urahihorera, noneho uze guhita wikomereza wa uploading. Ubwo ni ukuvuga ngo ushobora kuza kuba udafite ano madokima ugasubmitinga bigakunda, ariko ikiza waza kuba uyafite kabisa. Rero nizere ko mugiye kuza guhita mubigerageza. Bye bye.